urakoze uvuga ngo so umuntu wese aravugwa kandi nta muntu ubaho utavugwa. Ati abantu bamvuga ndabizi ko batazarekera kumvuga rwose. Ati kandi rwose ibyo bamvuga niba batekereza ko ari byo bizanandukana n'umugabo wanjye The Ben, abo bose baribeshya rwose, nta kintu kizadutandukanya. Ati ngiye rwose umukunzi wanjye Pamela nshobora kuba mukunda birenze uko abantu benshi babivuga cyangwa se mukunda birenze uko abandi bantu benshi babibona. Ati rwose ngiye iyo nekereje ku ishusho y'umugore wanjye Pamela, ati ni ishusho y'umugore mwiza cyane rwose mu maso yanjye. Ati kandi rwose byose mvuga bifite impamvu kuko Pamela mvuga ni mama w'abana banjye. Ati ariko nubwo abantu bamwe na bamwe bavuga yuko njyewe n'umugore wanjye Pamela dushobora kuba tutazakomeza kubana, atabo ni abantu babona ibintu mu buryo butandukanye kandi rwose abo ngabo njyewe simbitayeho. Uwicyeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin, uwo benshi bakunze kwita The Ben cyangwa se Tiger B. Aya niyo magambo umugore n'umugabo bavugaga mbere y'uko urukundo rwabo rutari rwatokorwa ngo ruzemo agatotsi maze ubundi hagati yabo bahitemo gutandukana. Ariko ku munsi wa none Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben asigaye yicara akaririmba za ndirimbo yasohoye inshuro nyinshi akaziririmba agira ati utaka kanya rwose ndimo ndumva amazina menshi. Ati nyuma yo kunsiga ndabizi urabizi rwose ko ngukunda, wowe wabashaga gutanga ibyishimo ukirukana agahinda mu buzima bwanjye, ese ni gute byagenze ngo usige mu matage? Ati ndabizi rwose urabizi ko ngukunda kandi ndabizi nawe rwose wibuka cya gihe cya mbere duhura, iyi si yose igatuza ikaduha ijambo igira ngo yumve hagati yanjye nawe icyo tuvuga, maze ubundi tukivugira za nkuru z'urukundo, twaruha tukikinira twa dukino tw'abakunzi. Ese wahisemo kunsiga ujya hehe rukundo rwanjye nkumbuye cyane? Aya ni amwe mu magambo umusore w'umuhanga The Ben avuga iyo ari gutekereza ku mpamvu umugore we Pamela yamusize wenyine, akagenda atwaye ibye byose agasiga umwana, agasiga umusore umutima uri mu nyanja y'agahinda. Ahangaha niho inshuti ya The Ben kuva mu bwana biganye amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye yakuye inganzo igira uti iyi ni inshuti ya The Ben kuva mu bwana bita Meddy mu ndirimbo ye bita Ntawamusimbura. Ese koko nibyo The Ben nyuma yo gusigara mu gahinda ndetse n'akababaro yatewe no kubura umukunzi we? Twizere ko ntawamusimbura nubwo imyaka igihumbi yashira azagumya agitegereje ko wa mukunzi we agaruka. Ariko se ku mugani wa Meddy aho yagiye nasanga hari amafaranga ariko agasanga nta rukundo ruhakandagira azagaruka? Wenda birashoboka ko wagiye azahindura ibitekerezo tukajya kubona tukabona Uwicyeza Pamela umufasha wa The Ben aragarutse, akaza amusaba imbabazi amubwira ati sorry narakubabaje ariko rwose mbabarira. Ariko se ko bavuga ngo wagiye abagiye, aho nitwaba turi kurema agatima The Ben kandi amazi yaramaze kurenga inkombe? Dore itangazamakuru nta kindi ritangaza usibye amakuru y'aba bombi ahora ashyirwa ku karubanda. Ariko se ni gute wari umukunzi ahinduka umukuzi akaza mu bihe byiza yabona ibihe by'amage bigeze akigendera? Aha adversaire zirandika muri comment ubutaruhuka ati wahuye na ba bakobwa b'i Kigali nyine, ati hangana warwishe igishara rusoma kandi usoroma ibimusumba yihanganira ibimutokoza. Aha itangazamakuru riravuga, amateleviziyo ndetse n'amaradiyo rubanda nyamwinshi bakavuga nkumva iyi couple nyigiriye impuhwe. Ariko se ko atari njye wateye ubutane hagati yabo, nanjye umbazeho amakosa wabo ndenganyije? Ibi nabonye biza rwose nk'uko abandi babibonye kandi rwose nzabona bigenda nk'uko abandi bazabireba. Aha ni kuri Bless TV Empire, niho wakagombye kuba uri rwose. Ndagushimiye mwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ndabashimiye kandi namwe bashyashya rwose mwiyumvemo ikaze, mwese amahoro rimatange mu mitima yanyu. Nge wumva kandi tugiye kubana muri iki kiganiro cyose banyita Ngabo y'Isonga ku isonga. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira, byaba byiza ukanze subscribe, share, like ndetse na comment, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitandukanye. Nyamara muri ubu buzima hari ibyo ducira inyeri kandi ari urukonda, tukabibonamo amazi meza mazima kandi ari ibiziba. Umusore wacu The Ben araremerewe kandi rwose afite agahinda nyuma yo kutakaza cyangwa se kubura urukundo rwe rwa mbere. Aragira ati niwe wampumurizaga iyo nabaga mbabaye, niwe wambaga hafi iyo nabaga mfite agahinda, niwe wampaga amazi iyo nagiraga inyota, niwe wangaburiraga iyo numvaga nshonje. Ibi ni amateka y'abakundanye, wenda mwe simubyumva ariko wenda bifite imvano. Ni gute abashakanye bakundana badashyira amatiku n'ibibatandukanya hasi maze ubundi ngo bahitemo kwirerera umwana wabo?
itangazamakuru rigasamarayizinga aterega buri w'icyeza Pamela n'uwo afite inote zihambaye nka Mansa Musa, umwami w'abami mu bami, umwe mu batunzi bafite zahabu nyinshi ndetse na diyama. Bati none wakunze umusore usanzwe ufite Benzi na Barabasi gusa, ariko si babikura he banyarwanda? Uwo ninde ubona The Ben Tiger B, umwe benshi ndetse bakunze kwita igisamagwe, akamubona nk'umugabo udafite inote ndetse n'amafaranga, ariko se amaso y'abantu b'iki gihe ubundi yabaye iki? Aha ikibazo ntikigeze kibi cy'amafaranga cyangwa se ngo ikibazo kibi cy'ubutunzi. Ni amarangamutima, ubutunzi bwose ntacyo bwamara, kandi rwose ibyo byose murabizi. Aha ni kuri Blaze TV Empire, mwe twabanye muri iki kiganiro cyose ndabashimiye. Munyemere ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisubikire hano. Ngewe twabanaga banyita Ngabo y'Isonga ku isonga. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, urebe neza niba wakanze subscribe, share, like ndetse na comment. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo wifuza gutanga, ujya muri comment harafunguye ugatanga igitekerezo cyawe rwose nta kibazo. Hano uvuga uko ubyumva kuko nge nawe turi abanyamugisha, uvuga icyo twagabanya cyangwa se icyo twakongera.